iwabo mu miryango ntibakundwa, mu rugo iwabo baratotezwa, bagatukwa ndetse bakanakubitwa. Nta nshuti bagira muri rubanda, bafatwa nk'abadafite icyo bamaze. Ku ishuri bangwa na bagenzi babo bigana kandi bakababaye hafi. Babahora ko batavuga, batumva ndetse batanabona. Nyamara barashoboye. Ese bakundwa? Yego nibyo. Barashoboye kandi ni ishema ry'u Rwanda. Ni ibiremwa byahanzwe na Gihanga. Muri inshuti zanjye.
ntumbeshye iyo wabaye ndakuzi maso yanjye wabagiye. Ariko se umwana wanjye koko igihe wabaniye na so kumuzi uracyabazwa n'ibyo avuga? Urashaka kuva mu ishuri? Ya usigaje ibyumweru 3 ugakora ikizamini cya leta ukabonye diplome. Bikumva ibintu byose ndi kurwana urugamba ku bwawe kugira ngo ugire aho ugera. Ibyo bintu gikuremo, shyiramo agatege aho, shyiramo agatege, sibyo? Kugira ngo nubibona wese n'imbaraga zose nashyizemo bitazagaragara ko navunikiye gusa. Umpeshe ishema nanjye nzagushyigikira hari bo bose. Wabyumvise? Wabyumvise? Wawe nihorere kandi azagera igihe abone yuko uri umukobwa w'agaciro. Urumva? Ubu n'umugabo mwiza, ubona akazi keza, urumva? Ntukihebe. Wikwiheba rwose igihe cyarangiye. Iyo utarihebye uri mu wa 3, mu wa 2, mu wa 1 ugiye kwiheba ku nota wanyu. Ntiwongere kuzira kumushisha sibyo? Ako ntabwo urimo kubwira. Ntabwo uzi ibyo arimo arakubwira. Niba utari kubasha kurogotwa ibyo avuga cyazwa hano wa nyamugabo. Wowe wabaye umuvugizi
to the city streets, we began to feel the fire. Jewe nta muntu umujya umenyera nk'uyu mudugudu urabizi. Niwo muntu wenyine ujya ushobora kuba wampangara. Kandi Damas ndavuze induru. Je ncomoka igenge. Urashaka gereza? Umuntu nje reba, cyari umuntu ugeza kunkora mukubuta ingumi nk'ebyiri. Wazingubise nagize. Wazingubise. Abanje baramufunga. Ubu nabo cyane marabunera. Umugambo ngaho. Wecogoza abantu bajya bakunda kungwaho bakagira ngo ni umuntu usenye kuzamwirongorera. Kuvuga mbere wagisasa. Akutwa ni unakumena umutwe.